Rakomeye cyane. Message irakomeye cyane. Ndagira ngo abantu badukurikiye baze kugerageza ahantu bahasome bumve iki Imana ishaka kutubwira. Ntaraze rero mfite nje nkunda kubwira abantu ngo ibyiza Imana n'ibimpa nzabivuga. Ariko nibibi nabyo mbivuge ko yabimpaye kuko ijambo ryayo riravuga ngo hazabona ishyano abavuga itavuze. Imana itugirire neza. Imana itugirire neza. Amen. Message mfite ni y'ababyeyi. Ni y'ababyeyi batwite. Niyo igitsina gore kugira ngo abantu babyumve neza cyane cyane abatwite. Imana y'amahoro yambwiye ngo mbabwire nongere ngarihe kuri rya jambo mujya nkunda kuvuga ngo nimbona ibyiza nzabivuga. Ibyiza rero ibyiza nabibonye. Imana y'amahoro yambwiye ngo mbwire abadamu, mbwire abakobwa, mbwire ababyeyi batwite ko Imana ibakuriyeho uburwayi bukomeye cyane cyane, ariko uburwayi bukomeye. Uburwayi bukomeye, nimvuga uburwayi bukomeye ntago ari ubw'imbere ubw'inyuma ku ruhu. N'uburwayi bukomeye. N'uburwayi bukomeye. Abantu rero nibagira urukundo, abantu tumenye kuvuga neza, abantu tumenye kuvuga ibyiza, two kugira iminwa ivuga ibibi gusa. Ndavuga nzimiza nk'umunyarwanda, n'uburwayi bukomeye bwari bugiye guhera ahantu hakomeye kugira ngo abantu babyumve neza. Ubwo abakuru barabyumva. Ikindi Imana yambwiye wowe wabona no kubwira abantu bajya badukurikira batwandikira. Icyo wabonye mu buryo bw'umwuka warakibonye, nanjye icyo nabonye mu buryo bw'umwuka narakibonye. Wenda Imana yanyeretse Tanzania, cyanyereka Burundi, cyangwa inyereka Uganda, cyangwa inyereka Kongo, none wowe yakweretse u Rwanda. Nawe uzaza uvuge u Rwanda, hari icyo bigutwaye. Yego. Ni byiza ko buri wese agomba kuvuga icyo yahawe. Icyo nawe niba wagihawe uzakibuka ahantu wasonzeye, ikibuka ahantu hahandi habi wasebeye. Imana ishimwe cyane. Akaba ariho igusebezura, niko nyanumva babivuga. Imana igisebezura, reka mbivuge gutyo. Kugukuraho igisebo. Urumva nagiye nkuri ahantu hatandukanye, mu turere dutandukanye, mu ntara zitandukanye. Message ndagira ngo abantu bayumve. Uko biri kose wagiye uhura n'abahanuzi batandukanye, wumva ibyo bavuga, bimwe urabyumva, ibindi ntiwabyumva. Ariko icyo ngira ngo nkubwire, amatsiko ngira ngo nkumare, urebe kuri iki gitera cya kane cy'indirimbo, ni ukuri kirimo ubutumwa kandi bwiza bukomeye. Bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze Umusaraba TV, reka mbasuze kandi mbifurize amahoro y'Imana, mbifurize umugisha w'Imana mwese mudukunda kandi mukukira ibiganiro byose dushisha ku Musaraba TV. Reka mvuga ngo ineza y'Imana nibane namwe kandi umugisha w'Imana ubomo ndetse n'abanyu bose hafi na kure mu bice bitandukanye, ku migabane itandukanye, mwese mudukunda kandi mukukira ibiganiro byacu byivuga butumwa. Reka mbifurize amahoro y'Imana, mbasuhuze, mbashimire ko mwahisemo gukurikira ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi Imana y'amahoro ikomeze kubagura mu izina rya Yesu Kristo. Ndi kumwe na Mugabe Eric, niwe tugiye kubana muri kano kanya. Twaramukunze kandi twishimiye kongera kubana nawe kuri uyu munsi. Reka tumuhe ikaze, tugahe ikaze mu izina rya Yesu. Murakoze. Yesu nashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Uko biri kose hari abatanzi. Amazina yanjye rero nitwa Mugabe Eric, abenshi bamaze kutumenya. Nkunda gusenga itorero na ADPR. Ibirenze ibyo Yesu aduhana umugisha. Amen. Yesu aduhana umugisha. Akunda gusenga, uri umukozi w'Imana. Yego. Uri umuhanuzi w'Imana. Yego. Twishimiye kubana nawe kuri uyu munsi. Amen.
duherukana mu minsi ishize utambutse ubutumwa kandi abantu benshi twabonye ko bagiye babukurikirana. Ese uri kubona abantu bari kwihana muri ino minsi ya none ku bw'ijambo ry'Imana? Cyane rwose mboneraho no gushima Imana. Nagiye mpamagarwa n'abantu benshi batandukanye ku bwa buriya butumwa natanze. Nshimye Imana cyane rero ko nagiye mpamagarwa n'abantu batandukanye, abari bagiye gukuramo inda ariko bafashe umwanzuro. Mbese muri make iriya mesaje natanze hari abantu benshi yarengeye. Yego. Hari abantu benshi, mbese ndashima Imana cyane ko hari ikintu Imana yakoze muri buriya butumwa natanze. Ni byiza rero, abantu benshi barihannye, abandi urumva bagiye ubutumwa bwagiye bakora ku mutima, biba ngombwa ko abari gukuramo inda ntibazikuramo. Benshi cyane rwose bagiye bampamagara barasenga ati Imana imbabarire kuba nagambiraga kuyikuramo. Mbese ni byiza, navuga ngo Imana ishimwe cyane ko hari ikintu yakoze, kandi mboneraho no gushimira inshuti zacu zidukurikira ko ari abantu baba hafi bagakurikirana ibiganiro byacu. Mboneraho kubashimira ko bariho, ni ukuri bari mu nzira nziza, bari mu murongo mwiza wo gusenga no kwanga icyaha n'igisa nacyo. Imana rero bampera umugisha, narabashimiye cyane rwose. Yego, nawe Imana iguha umugisha mugabe kubwo kumvira umwuka, kuko si benshi hari abahabwa ubutumwa bakaba batabutambutsa, ariko kubwo kumvira Imana, kubwo kumvira umwuka kaza gutambutsa ubutumwa kugeza ku bantu, kugira ngo ture ko hari benshi bagiye gupfa mu buryo bw'umwuka Imana igarura. Aba ari amashimwe tugomba gushima Imana, kandi tugasaba n'umugisha umuntu wumviye Imana cyane. Uyu munsi rero twishimiye kongera kukwakira. Nanone ibyo byose ntabwo ugeze imbere ya kamera udafite ubutumwa Imana iguhaye. Rumwe mu bantu bagenda uko Imana ibabwiye. Twishimiye kubana nawe rero, kandi tugiye kuguha umwanya, ntabwo dushaka gutinda, kuko iyo harimo ubutumwa ntabwo dushaka gutinda cyane, kuko ubushize tubwiye ati nshaka iyo nzanye ubutumwa biba ari ngombwa ko ugomba kuhita bugera no kuba bugeraho udatinze. Yego, murakoze. Imana ibahe umugisha. Mboneraho no gusuhuza inshuti zacu zidukurikiye ziri hirya no hino, abari mu bihugu byo hanze, abari imbere mu gihugu cyacu. Nababwira ngo Imana ibahe umugisha, kandi Imana ibagurira imbago, kandi ikindi abarwayi barimo Imana ibakize, ababaye Imana ibarengere. Mbese buri wese mu ruhande rwe, burantekereza neza ntashidikanya. Nshobora kuvuga nti ngewe icyifuzo mfite nuko Imana yampa ibyo kurya, cyangwa icyifuzo mfite nuko Imana yampaho kuba. Noneho hari na wa wundi uvuga ati mfite aho kuba, mfite n'icyo kurya, nta kintu na kimwe mbuze. Mu by'ukuri ntabwo ari uko nta kintu na kimwe ubuze, ahubwo hari icyo ubura. Icyo ubura rero ni ukugira ngo wegere umwami nk'umukiza wawe, usenge Imana kuko niyo ishobora byose ikurengere. Buriya ntawe ugira byose, niko sinzi ko namuganya numva bawuvuga, ushaka gusa na wabone ngo ntawe neza rubanda. Buriya uko waba uri kose, waba ufite byinshi ariko hari icyo ubura. Waba ufite byinshi ukaba udafite Imana. Ndagira nkubwire rero ngo aho kugira byinshi cyangwa aho kugira bike cyangwa kutagira na bike byose ukabibura, ndagira nkubwire ngo icyo nakwifuriza wabona nuko wabona Imana, nuko wabana nayo muri byose. Waba ntacyo ufite, waba hari icyo ufite, icya mbere ni ukubana nayo. Murembye n'abarembye ngo sinzi ukuntu iyo ndirimbo ivuga, ivuga ngo tumbira Yesu niwe shobuja, mubyo ukora byose wihutiraho, jyubana n'abayo, jyufashe indushyi, ntusibe na rimwe kuyikorera. Amina. Ngo ubana nayo n'abayo, ngo kandi ufashe indushyi, ngo ntugasibe na rimwe kuyikorera. Bose bazamenya yuko ubana nayo. Yego.
mu by'ukuri rero icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki. Hari abantu bajya bakora imirimo bakavuga se koko Imana yarabibonye ko nakoze umurimo. Icyo nshaka kuvuga, ushobora kuba warafashije umuntu ababaye, ushobora kuba wamfasha, ushobora kuba wafasha nepo, ushobora kuba wafasha n'undi, ariko nukuri wivuga ko Imana itabibonye. Imana yarabibonye. Imana yarabibonye. Hari umuntu ngiye kuvuga Imana imuha umugisha, mushimire. Nta si ngombwa ngo muvuge izina, ariko Imana imuha umugisha. Imana imuha umugisha. Hari ikiganiro nigeze nkora, arambwira ati ngiye kugurira amazi. Yesu amuha umugisha aho ari hose, ari mu gihugu cya Uganda. Uwiteka amuha umugisha kandi Imana isubize aho yakuye. Ni byiza rero gufasha, ni byiza kugira impuhwe, ni byiza, nicyo kigaragaza urukundo. Abantu benshi buriya hari abantu batajya babona umwanya wo gusenga, ariko icyo nabifuriza babona umwanya wo gusenga. Hari nk'umuntu ugomba kukubwira ati pe nanjye naribuze ariko ndagira ngo mfashe gusenga. Ni byiza turagufasha, ariko ni ukuri nawe ndagira ngo ube maso, ugire ibihe byiza byo gusenga, kuko gusenga buriya ni ibintu byiza cyane. Sinzi niba mujya mubimenya ko gusenga ari byiza. Igihe kigeramo wasenga ukumva uri ahandi hantu, ukumva uranezerewe cyane, ukumva iby'isi urabirambiwe, ahubwo urishakira iby'ijuru. Reka mbaho ubuhamya aho butoya. Ndumva kera mfite nk'imyaka nka 12, ntabwo ari kera cyane, za 2007. Ndabyibuka nigeze gukizwa pe, ndakizwa numva ko muri nge ndakijijwe. Najya njya no kuragira, iki gihe twaragiraga inka, abana baca ibigori, bacukura ibijumba, nkajya kumva nkumva ijwi rirambwiye ngo ndakubuje ntugire ikintu na kimwe urya muri ibyo bintu. Nkomeza rero kujya njya gusenga, nkajya mu byumba by'amasengesho, nkagenda nsobanura ibintu nagiye numva. Urumva nari umwana ntabwo nsobanukiwe ibyo ari byo. Abanyamasengesho bakambwira ati iryo ni ijwi ry'Imana. Nkomeza kujya mu rukundo rwo gukunda Imana cyane, nkayikunda ntazi ibyo ikora n'iki, ariko muri jyewe numva ndakijijwe. Ngeze aho ngaho bitewe nuko nari imfubyi, ngeze aho ndavuga nti Imana rwose aho ngeze aha ngaha naho nakipfira, wenda nahura na mama, kuko jye mama ntabwo muzi. Mama yapfuye nkiri muto, sinzi ngo asate, sinzi ngo yari ameze ate, ntabwo muzi, kuko yapfuye nkiri mutoya. Ni urugamba rukomeye, nzatanga ubuhamya. Ariko icyo gihe naravuze nti naho nakipfira wenda nagenda nkabona mama, kuko numvaga nkijijwe rwose ku rwego ruri hejuru. Numvaga nkijijwe, numvaga ntafata amazi ngo nyanywe ntasenze, njye ntasenze. Buri kimwe cyose nakoraga nabanzaga nkasenga. Niba wansuhuzaga narabanzaga nkasenga, nkavuga nti uriya muntu Imana imuha umugisha, kandi ikindi Imana niba ari uwo gusuhuzwa nanjye, Imana imuha umugisha kandi unyemerere mbikore musuhuze. Ni ukuri Imana yabanye nanjye mu bihe byinshi nagiye nyuramo. Murabona uko meze ubu, ntabwo nkivuga ko ndi imfubyi, kuko mfite data wa twese uri mu ijuru. Hari ijambo nkunda kuvuga ngo ni Imana data, ntabwo ari data wacu. Ndagira ngo mbwire abantu rero, ni Imana data, ntabwo ari data wacu. Haleluya. Yesu aduhana umugisha rero. Icyo intego y'ikiganiro, nkomeza mvuga mbwira abantu nti intego y'ikiganiro ni ugusenga. Ni ugusenga. Yesu abaha umugisha rero. Reka mbanze nsenge. Senga Imana udukomeza. Nicyo kiba cyanzinduye, nicyo kiba kindaje inshinga. Umurimo wanjye ni ugusenga. Nk'uko nakomeje mbivuga, ariko ndashaka n'undi nkayikora ari ibiri, nta kintu byaba bitwaye, kandi Imana yarabinyemereye. Mfite perime, reka nayibereke mu izina rya Yesu, mvuge nuko Imana agira neza. Iyi perime nayibonye ku mugambi w'Imana. Iyi perime nayikoreye inshuro 3 nyibura. Inshuro 3 nyibura. Bwa mbere nakoreye Bugesera, bwa kabiri nkorera Ibyumba, ubwa gatatu nkorera Ikarongi. nkataha nkasenga nkabwira Imana, ariko Mana ko wambwiye ngo uzampa perime,
najyaga ndyama nkarota. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Buriya Imana ni nziza. Imana igiye kuguha ikintu irabanza ikajya ikikwereka no mu nzozi. Nkajya mvuga ariko se Mana kari agakarita nanjye nzagatunga kameze nk'indangamuntu. Ubu ndashima Imana rero ko nakabonye. Nibyo mbabwira ngo gusenga ni byiza kandi ni gategura B kandi kumvira umwuka ni byiza. Yesu aduhana umugisha. Njya nkunda kubwira abantu nkababwira ngo perime nge najyaga gukora nkakora nkatsindwa nkanatsindwa ku kizami cya nyuma. Hahandi n'umupolisi yambwiraga ati rwose uzi imodoka ntago perime muri buyibure. Rero kubera ko bitari mu mugambi w'Imana uwo munsi ntago perime nayitahanaga, ariko nkagenda nkasenga Imana ikambwira ngo ntumura nzaguha perime kandi nzayiguhera aho wababariye. Imana ishimwe cyane. Imana yacu ni nziza. Imana igirebe ikibuka ahantu wababariye, ikibuka ahantu wasonzeye, ikibuka ahantu hahandi habi wasebeye. Imana ishimwe cyane. Akaba ariho igusebezura niko njya numva babivuga. Imana igisebezura reka mbivuge gutyo, kugukuraho igisebo. Urumva nagiye nkora ahantu hatandukanye mu turere dutandukanye mu ntara zitandukanye, ariko ijwi rikambwira ngo natanasenge ntimana koko ko abantu bagiye bamfasha kugira ngo mbone perime none nkaba nyibuze koko bo ntibazageraho bakarambirwa. Nshima Imana ko yambwira ngo humura mwana wanjye ndi kumwe nawe kandi perime nzayiguhera aho wababariye. Buri Imana igivugira mu migani ntidusobanukirwe ibyo ari byo. Nkanasenga nkibaza se ku Mana ahantu uzampera perime ko ahantu nababariye ari henshi. Kigali narahababariye, Kanombe ndahababarira, Rwamagana ndahababarira, ahantu uzampera perime ni hehe? Rimwe umushuti wanjye nk'Imana nawe mukoreyemo arampamagara mu gatari ko ufite kode. Ni nta kode mfite. Ati waretse nkagufatira kode Rwamagana. Naho zari inzira z'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amina. Haleluya. Yesu ndagenda kuyibutse ushimwe. Ndangije kode ndayigura, maze kuyigura ndagenda njyayo, maze kujyayo narakoze nukuri perime ndayibona. Maze kuyibona byari mu gihe cya saa sita z'amanywa ku itariki 6 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka turimo nibwo nayibonye. Maze kuyibona ndimo nzamuka ngenda mvuge nti Mana urakoze, urakoze icyubahiro n'icyawe mu isi no mu ijuru. Ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo naha niho wasebeye, niho wanyongeye gare utarishyikira, niho wababariye, niho wasuzuguriwe, ngo aha niho nagombaga kuguhera perime. Imana ishimwe. Ubwo mba mbivuga gutyo kugira ngo abantu bumve ko byavuye ku mavi. Kandi umuririmbyi niba arimbye aravuga ngo biva mu gusenga, nta handi rero biva ni mu gusenga, kandi ngo birya abarambije abarambiwe batashye. Yesu aduhana umugisha rero, ariko wirambirwa inshuti yanjye nkurikiye, wirambirwa. Kurambirwa ntago ari byiza. Komera ushikame kuko ibyo Uwiteka birya abarambije abarambiwe bagiye. Yesu aduhana umugisha rero. Reka mbahe message mu izina rya Yesu. Senga Imana ituduha message. Nsenge ubundi mbahe message. Uri Imana data, nturi data wacu, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana nabonye ikiza abarwayi, uri Imana nabonye isezeranya igasubiza mu izina rya Yesu Kristo. Rero muri iki gicamunsi Kristo turasenze ngo ineza yawe rukire kubana natwe, urukundo rwawe rutwomeho mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze nsengeye ingo, nsengeye ababyeyi mu izina rya Yesu, nsengeye abapapa, nsengeye abakobwa, nsengeye abasore mu izina rya Yesu Kristo, nsengeye igihugu, ibihugu bitandukanye byose ndabisengeye. Buri wese umeka umwuka w'abazima ndamusengeye muri aka kanya ngo kuboko kwawe n'imbabazi zawe bimugaragareho. Bana natwe rero uduhe ibyo twifuza Kristo, ababaye barengere, abashafite inyota yo kukumenya Kristo. Ndakwinginze ngo biyereke, kandi Kristo ijambo ryawe riravuga ngo ugirirwe neza n'uwayagiriye ngo abagira Imana. Ariko Kristo icyo dusaba nuko abatugirira neza bose abasanga ukabagirira neza, nubwo twe Kristo turi abana b'abantu ntacyo twashobora, ariko ndabasengera nabo ngo basange bagire neza kugira umugisha. Ndasenze kandi ndizeye ko umugisha uduhaye twese hamwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Message rero mfite, njye nkunda kubwira abantu ngo ibyiza Imana ni ibimpa nzabivuga, ariko ni bibi nabyo mbivuge ko yabimpaye, kuko ijambo ryayo riravuga ngo
hazabona ishyano abavuga itavuze. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza, amen. ntitukavuga itavuze kuko abavuga itavuze bazabona ishyano. Siko bimeze. Imana amahoro itugirire neza, itwambike imbaraga muri byose, kandi abo tugezaho ubutumwa nabo bajye babwakira neza. Ejo wundi umuntu yaranyandikiye kuri WhatsApp, nicyo mbwira abantu, ndagira ngo abantu tugire urukundo, abantu tugire urukundo, abantu tugire kwihangana mu magambo tuvuga. Sinzi uko warezwe, ariko ubu rero ufite, ndagira ngo usenge Imana igira ubundi guha. Abantu rero nibagira urukundo, abantu tumenye kuvuga neza, abantu tumenye kuvuga ibyiza, two kugira iminwa ivuga ibibi gusa. Umuntu yigeze anyandikiye kuri WhatsApp aravuga ngo ese ibyo muvuga ngo nibitaba muzajya hehe? Ntaho nzajya, nta naho nteze kujya, ndahari. Imana yo yonyine niyo yandemye neza aho ngomba kujya, ntaho rero unyerekeza kujya. Aho ndi ni ahangaha, ndahari. Ahubwo icyo nakubwira ngo senga kugira ngo bitazaba, kuko nibiba ndakeka ko nawe nta mugisha wabigiriramo. Mbone nakubwira rero abantu twige kugira urukundo kandi tuvuge neza. Perezida niwe wajyaga abwira abantu ati ingengabitekerezo zibarimo ntizibavemo cyangwa zibagumemo, zibahugutiremo. Namwe rero abafite amagambo mabi nimuyagumane. Niba mudashaka kwatura ngo musenge musabe Imana imbabazi, nimuyagumane, ibyo ni ibyanyu. Ariko abo gukiranuka bo barahari. Hari 7,000 bitarapfukamira Bayali, abo barahari. Reka rero ntange message mu izina rya Yesu. Message mfite ni y'ababyeyi, ni y'ababyeyi batwite, niyo igitsina gore, kugira ngo abantu babyumve neza, cyane cyane abatwite. Imana y'amahoro yambwiye ngo mbabwire, nongere ngarihe kuri rya jambo mujya nkunda kuvuga ngo nimbona ibyiza nzabivuga. Ibyiza rero, ibyiza nabibonye. Imana y'amahoro yambwiye ngo mbwire abadamu, mbwire abakobwa, mbwire ababyeyi batwite ko Imana ibakuriyeho uburwayi bukomeye cyane cyane, ariko uburwayi bukomeye, uburwayi bukomeye. Nimvuga uburwayi bukomeye ntabwo ari ubw'imbere, ubw'inyuma ku ruhu. Ni uburwayi bukomeye, ni uburwayi bukomeye cyane. Ndavuga nzimiza nk'umunyarwanda, ni uburwayi bukomeye bwari bugiye guhera ahantu hakomeye kugira ngo abantu babyumve neza. Ubwo abakuru barabyumva. Ikindi Imana yambwiye wowe waba ufite ubwo burwayi bwa bwarakugaragayeho, ushobora kuba waragize nk'akabyimba kagafata aho hantu, urabyumva neza nk'umuntu mukuru. Ni ukuri icyo nakubwira nuko twafatanya gusenga kugira ngo Imana igutabare. Ni icyorezo rero Satani yarateje mu babyeyi, mu bakobwa, mu gitsina gore muri rusange. Imana rero yambwiye ngo mbabwire, ubwo uwo butarageraho ntago bukimugezeho, kandi n'uwo bwagezeho Imana iramukijije. Mu izina rya Yesu yizere gukira ku babyeyi. Ariko mukomeza no gusenga, mukomeza no kurushaho kwatura, mukomeza kurushaho gukora ibyiza. Amahoro y'Imana abane namwe. Amen. Tukanye ku musozo w'ikiganiro cyacu. Message ndakeka irangiye. Ntabwo irarangira message, wenda natambutsaga yararangiye. Ariko hari indi message mfite mu gitabo cy'indirimbo, mu ndirimbo z'agakiza. Mu ndirimbo z'agakiza ni message nayo, ni indirimbo ya 69 mu gakiza. Ni indirimbo ya 69 mu gakiza. Reka tuyiririmbe twihuse mu izina rya Yesu. Ntacyo bitwaye, nturambirwe kudukurikira. Reka tuyiririmbe kuko ni message kandi nawe irakureba. Igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru, zinjirwamo n'abatuwe na Yesu,
kandi iminsi yose nayo ni kwihita ni ngoga. haleluya uwihanganya rw'icyo gihugu dore ubwami bw'Imana buregereje haleluya dore ubwami bw'Imana buregereje mutima wanjye b'amaso utungane iminsi yose dore ubwami bw'Imana buregereje twizeye rwose kuzabona icyo gihugu kiri dutegereje gusa uwaducunguye ibimenyetso bitwereka ko agiye kugaruka bitwereka ko wa munsi wegereje dore ubwami bw'Imana buregereje haleluya dore ubwami bw'Imana buregereje mutima wanjye b'amaso utungane iminsi yose dore ubwami bw'Imana buregereje kandi ibyanditswe nabyo bivuga ko Yesu aza vuba kandi ubwazagaragarira mu bicu haleluya haleluya azaboha wa mugome ure wageragejwe kuturimbura dore ubwami bw'Imana buregereje haleluya dore ubwami bw'Imana buregereje mutima wanjye b'amaso utungane iminsi yose dore ubwami bw'Imana buregereje kandi abantu benshi barananiwe gutegereza ubu bakavuze vuba bya bimenyetso kuko ijambo ry'Imana rishaka gusohora vuba nukuri tubona ko zaza vuba dore ubwami bw'Imana buregereje uri hafi dore ubwami bw'Imana buregereje mutima wanjye b'amaso utungane iminsi yose dore ubwami bw'Imana buregereje amina. Igitero cya kane kiravuga ngo kandi abantu benshi bananiwe gutegereza ubakanguze vuba bya bimenyetso kuko ijambo ry'Imana rishaka gusohora vuba. Ni ukuri tubona ko Yesu azaza vuba. Ahantu harakomeye cyane, iyi mesaje irakomeye cyane. Ndagira ngo abantu badukurikiye baze kugerageza ahantu bahasome bumve iki Imana ishaka kutubwira. Ntabwo indirimbo nyizi, ni mesaje nagize. Ntabwo indirimbo nyizi, ngira ngo mwagiye mubyumva turiho tuyisoma tuyiririmba byari byanshanze pe. Ariko izingiro rya byose ry'iyi mesaje riri hano mu gitero cyaho cya kane. Reka twongere tugisome mu izina rya Yesu. Nawe aho ufite indirimbo uraza kugerageza ugisome ucyumve uko givuga. Haravuga ngo kandi abantu, cyangwa dusomere mu izina rya Yesu kugira ngo abantu babyumve. Ni igitero abantu benshi cya gatanu cya kane. Kandi ibyanditswe nabyo bivuga ko Yesu aza vuba. Ngo kandi ibyanditswe bivuga ko nabyo ko Yesu aza vuba. Kandi ubwo azahagarara mu bicu haleluya haleluya azaboha wa mugome yego umwe wagerageje kuturimbura. Amen. Cya gatanu kandi abantu benshi barananiwe gutegereza. Ni icya kane. Kandi abantu benshi barananiwe gutegereza. Ubakanguze vuba bya bimenyetso.
kuko ijambo ry'Imana rishaka gusohora vuba. kuko ijambo ry'Imana rishaka gusohora vuba. Ni ukuri tubona ko Yesu aza vuba. Ni ukuri tubona ko Yesu aza vuba. Iyi message ndagira ngo abantu bayumve, uko biri kose wagiye uhura n'abahanuzi batandukanye, wumva ibyo bavuga, bimwe urabyumva ibindi ntiwabyumva, ariko icyo ngira ngo nkubwire, amatsiko ngira ngo nkumare, urebe kuri iki gitera cya 4 cy'indirimbo, ni ukuri kirimo ubutumwa kandi bwiza bukomeye. Yesu atugire neza kandi aduhane umugisha. Urakoze cyane Mugabe, urakoze cyane. Yesu aguha umugisha. Mbere ko tukurekura ngo dusoze, mu minsi ishize atanze abantu ziko abantu n'uyu munsi hari ibibazo bimwe bagenda baza, ibyo wabonye muri comment bagiye bakubaza barasubije. Hari abo nagiye nsubiza, bagiye bambaza ndabasubiza, ariko ntekereza ko buriya njyewe ntago nize, mbona no kubibwira abantu, ntago nize mu mashuri, nta n'amashuri ngira, ntayo pe, ntayo mfite, ariko mfite ubwenge Imana yampaye. Hari ibyo uriho unyandikira umbaza, ariko nizera ko mbigusubiza mu buryo bukunyuze. Hari uwandika avuga ngo icyo gihugu ngo ni iki, ngo ndabona ari u Rwanda. Byisobanurire nk'uko wabimenye, nk'uko wabyumvise ku rwawe ruhande. Mfite nanjye ubusobanuro bwabyo, nawe ubwawe ufite nubwo. Wibimbaza rero, wibimbaza, warebye kure. Ubwo warebye kure rero ukabibona, nawe uzaza ubivuge. Nawe uzaza ubivuge, kuko njye ntabwo nzavuga ibyo ntabonye. Navuze igihugu, ntabwo navuze u Rwanda. Ndagira ngo mbone no kubwira abantu bajya badukurikira, batwandikira. Icyo wabonye mu buryo bw'umwuka warakibonye, nanjye icyo nabonye mu buryo bw'umwuka narakibonye. Wenda Imana yanyeretse Tanzania, cyanyereka Burundi, cyangwa inyereka Uganda, cyangwa inyereka Kongo, none wowe yakweretse u Rwanda. Nawe uzaza uvuge u Rwanda, hari icyo bigutwaye. Ni byiza ko buri wese agomba kuvuga icyo yahawe. Icyo nawe niba wagihawe uzaza ukivuge, kandi Yesu azaguha umugisha. Ese ubundi kuki mukomeza kubika iby'Imana yabahaye? Ubundi waje ukavuga uti u Rwanda ni rusenge, rufite ikibazo iki n'iki. Kuki ubitinya kubivuga? Niba Imana yagutumye waje ukabivuga. N'akazi kanyu ngiye ibyo mbonye ndabivuga, ariko wimbaza ngo ni iki n'iki, ni ikihe n'ikihe. Hari n'abambajije ngo itariki bambuza n'ukwezi. Ndababwiye Imana yambwiye ko ngomba kuvuga, ntago yambwiye ko iyo nimbwira ukwezi nako nzakuvuga, nimbwira umunsi nawo nzawuvuga, ariko ibyo ntabyo nabwiwe. Nzajya mvuga message uko nayihawe, ntago nzarenzaho. Mutubabarire rero, niba hari unkomerekeje umbabarire, ariko tugerageze kuvuga tutaninurana, tugerageze kuvuga. Hari ibintu ushobora kumbaza nkavuga se umuntu ubimbajije afite imyaka ingahe. Hari umuntu ukubaza ukabura icyiciro wamushyiramo, wimbaza ibyo rero, nawe ujye ubyibaza, cyangwa uzaze kuri kamera ubivuge, uvuge uti nabonye u Rwanda ari rwo rwugarijwe. Ni byiza ko wanabibona ukarusengera, koko niba nawe wabitumwe. Ariko jyewe icyo nabonye nzakivuga. Niba n'icyo gihugu nacyo nimbwira Imana imbwira ati ni u Burundi, ni u Rwanda, ni Uganda, ni Kongo, nzakivuga nk'uko nakibwiwe. Kuko ntago nzatinya. Ariko jewe ntago ugize uhabwa ku kigo, ntago Rwanda Imana yagize kubwira, ntago yambwiye igihugu kiri mu biyaga bigari. Nawe ntukize, nanjye sinkizi. Ubwo rero sinze ukuntu nabivuga. Cyeka basubijwe ibyo byose babyibazagaho, igisubizo kiri muri ibyo ngibyo. Igisubizo kiri muri ibyo, mutegereze muzakibona. Murahari, nanjye ndahari, uko biri kose muzabyibonera. Gusa ntibitinda, nongere mbabwire ngo ntibitinda, uzabibona.
ariko mu kubibona ushobora kubibonesha amaso yawe, ushobora kubirenza amaso ntibinakugereho kubera gusenga. Ariko abantu nibasenge, abantu bareke amagambo, abantu bareke urwango, abantu bareke kwibaza, abantu bareke no kumbaza ibitanyubaka. Yesu aduhana umugisha rero, ndabakunda, amahoro y'Imana abane namwe. Amen. Amen. Urakoze cyane, uradukunda natwe turagukunda, kandi dushimye Imana yuko igushoboje gutambutsa ubwo butumwa nk'uko Imana yabuguhaye. Reka tugusabe none niba tugana ku musozo, nimba nta kindi waba wisobwe ku butumwa Imana yari yaguhaye, uratanga nimero zawe za telefone ubundi udusengere n'Imana. Mbere yo gutanga nimero za telefone, hari indi message Imana impaye buturiho tuvugana ku kiganiro twakoze tubwira abantu mu buryo bwo kwatura no kwihana. Hari indi message Imana impaye. Imana irambwiye ngo mbwira abantu batuye neza bagasaba Imana imbabazi, abantu bagandukiye ingo zabo, bagandukiye ingo bakagarura umutima ku byabo. Hari umuririmbyi wigeze avuririmba aravuga ngo garura umutima ku byawe mugenzi. Sinzi niba iyo ndirimbo abantu benshi ariko barayizi barayumva. Abantu bagiye bagarura umutima mu ngo zabo, abantu bagiye bagarura urukundo mu bantu, abantu batuye urwango, abantu batuye ubugome, abantu batuye ishyari, abantu batuye gusengera mu barangi, abantu batuye ibibi, abantu batuye ubwicanyi. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana mpandi imbere yanyu ahangaha ni message mpawe none aha. Imana irambwiye ngo igiye kubagirira neza, yaba ari muri bari muri kiriya gihugu navuze cyo kiri mu biyaga bihari. Ni muhumure, Imana yacu, Imana idukunda, Imana data itari data wacu igiye gutabara kandi izabarengera. Yesu abaho umugisha rero. Nimero yanjye ni 0782 96 97 41 0782 96 97 41. Yesu aduha umugisha, aduhana umugisha. Abarwayi mwaduhamagara tugasenga, abababaye mwaduhamagara tugasenga. Naho ushobora kuba umaze igihe kinini usenga ukavuga uti igiye ko ntakira, humura, Imana yacu ikorera aho ishakiye. Ese kutapfuye, ese ko nta kindi cyatumye uva muri uyu mubiri, wamenya Imana igusigarije iki? Wagira ngo ishobora no kugira gutya ikavuga iti ndagira ngo igisasira ariho azakiveho, ariho atanga ubuhamya, ariho akomeza abandi, ariho yubaka abandi, abereka ko we yavuye, hari aho yavuye, akurimo akomeza abandi bari kuri cya gisasiro. Imana iguha umugisha rero, komera, ntucike intege, ntucike gusenga. Icyo nakubwira nuko Imana igitabara kandi igatabarira mu gihe cyayo. Yesu abaho umugisha rero, mwicike intege inshuti zanjye, abarwayi, abababaye, abaruhijwe, ni mube maso kuko Imana iraje kubagirira neza. Amen. Ni kare wadusengera Imana. Mana yacu, Imana yo kwizerwa, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ko hari ibyo hinduye, tugushimiye ko hari ibyo uremye bishyashya ku buzima bwacu, tugushimiye ko hari aburengeye, tugushimiye ko hari abandi Kristo wongeye utaruye, tugushimiye ko hari intama zawe wongeye utaruye muri yandi 99. Nizeye Kristo ko ntashidikanya ko hari abandi ugaruye. Ongera ugarure imitima yabo, abari bihebye ubarengere mu izina rya Yesu Kristo. Abashonje bagaburire, inzara turayizi twahuye nayo, turakwinginze ngo ugaburire abashonje, urengere Kristo abababaye. Mwami mwiza, turakwinginze guhagurukire kutugira neza, utwishyurira. Hari abari mu bukode, Mwami barengere abo bose Kristo. Hari abariho bagenda, hari abategura inzira zo kujya hanze, hari abategura inzira zo kuvayo. Mu izina rya Yesu Kristo, abo bose ndabasengeye ngo bagire ingendo nziza. Abo bose ndabasengeye ngo bagire neza, bakugireho umugisha. Ndasenze kandi ndizeye ko byumvishe, kandi nizeye ko bikoze, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana iguhe umugisha.